Ndagushufuje cyane ndabashimiye cyane mwebwe mudukurikira kuri YouTube channel yacu. Njye mugiye kubana muri no video nitwa Mwesigye David. Muri no video ndibuze kubasobanurira uburyo wahuza telefone yawe utwifashishije amakode, uburyo wakumvirizamo umuntu, uburyo wakitabira undi muntu telefoni, amakode yose mbese asobanura ibintu bijyanye na car forwarding cyangwa call divert, byose ndibuze kubasobanura muri no video. Nakoze video bwa mbere mu mwaka washize, nkora video isobanura ku makode, nyuma abantu baza kumbwira ngo ise bakajya bamamagara bakambwira ngo ese ibintu watubwiye ubikorera muri telefone yawe cyangwa ubikorera muri telefone y'uwo muntu ushaka kujya wumviriza. Ibyo byose ndibuze kubasobanura muri no video. Ikindi ndibuze kubasobanuramo, ndaza kukubwira ingaruka zo gukoresha ibi bintu, nabyo ndibuze kugukorera ku makode abiri yo kumvirizamo umuntu. Ndaza kugukubitamo, ndaza kuguherezamo ingaruka ebyiri zirimo. Ndagira ngo ibi byose uze kubana nanjye muri no video, urebe ino video kugeza irangiye kugira ngo tuze kubana, tuze gusangira amakuru. Nakoze iyi video ngiye kuyishyira kuri channel icaho filimi. Impamvu ngiye kuyishyiraho rero nuko nshaka kugira ngo mu gihe twiteguye filimi ko igomba gukomeza, muribuka ko twagarukiye ku bice 11 episode ya 11, tuzasohora episode ya 13 ya 12 kwita ejo kuwa gatatu nibwo tuzasohora episode. Ariko ndagira ngo kubera ko abantu bakomeje kunyandikira ari benshi cyane, navuze ngo ni gute, nubuhe buryo nabubasobanuramo, nkababwira ngo ni gute izi code nazibasobanura neza. Nigeze gukora ibintu bijyanye na car forwarding, ugenda ukestara muri telefone bisanzwe. Ibi byose narabisobanuye, niba utarabisobanuye rwose ndaza kugerageza ndebe ko nafata link y'iyo video nigeze gukoraho, we nimbyibuka ndaza gukorera ukuntu mfata link y'iyo video nyizane nyishyire muri description, ku buryo niba ushaka kubireba uragenda ukareba ibintu bita car forwarding byose ukamenya ibyo ari byo byose. Yego, niyo mpamvu rero uyu munsi twebwe ikintu cyatuzanye rero ni ugukora iki rero, ni ugufata, ni ukumenya amakode, uburyo wakumvirizamo telefoni y'umuntu, uburyo wamwitabira telefoni, ibintu byose, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndagira ngo urebe ino video, niba ari ubwa mbere ugiye kubana muri ino video nanjye, niba ari ubwa mbere ugiye kubana nanjye, ndagusabye ukande subscribe, like and share kugira ngo buri uko dushyizeho video nshyashya ujye ubasha guhita uyibona. Njye mugiye kubana muri ino video nitwa Mwesigye David, nguhaye ikaze. Ndagushuje cyane rero abantu mwese mudukurikira kuri no channel yacu. Ego, ukeneye kugura subscribe, views, watch time, ukeneye kugura channel yabaye monetize, byose tubigufashamo. Okay, tugiye gutangira video yacu noneho. Tugiye gutangira kuri code ya mbere. Ngiye kwereka amakode ageze muri 5 y'ingenzi ugomba kumenya muri telefone yawe. Aya makode aragufasha gusobanukirwa buri kibazo cyose wari ufite. Aba bamama bari bafite iki kibazo cyo ngo ubwo buryo bw'inuza bwo kuba wakitabira undi muntu telefoni, wajya wumva ibintu byose avuga. Ibyo byose ndaje mbigusobanurire neza 100%. Okay, ndagira ngo tugendane step by step. Kode ya mbere tugiye gutangiraho ni kode ya gutya akanyenyeri 43 urwego. Iyi kode isobanura iki rero? Iyi kode ikintu izagufasha iyo uyishyize muri telefoni yawe, murabizi yuko iyo umuntu aguhamagaye hari uburyo ushobora guhamagara umuntu bagatavuga ngo uyu muntu ari busy, bigata bigaragara ako kanya, bigata bigaragara ngo uyu muntu ari busy, bagatavuga ngo when busy nyine ugihamagara uwo muntu ako kanya bahita bakubwira ngo ari busy uyu muntu. Iyi kode nuyifata ukayishyira muri telefoni yawe rero, ugahamagara kuri simukadi yawe uku nguku, ugahamagara bazakubwira ngo MTN Rwanda message ngo car waiting, ngo service was enabled. Bivuze ngo noneho ba bantu baguhamagaraga bakaguhamagara nyine bagataho babwira ngo ako kanya ngo uri busy. Ubundi hari uburyo bubiri iyo uhamagaye umuntu, ushobora kumuhamagara ariko uvugira kuri telefoni, bagataho kubwira ngo call waiting, telefoni igacamo arimo nawe akaza kubona ko uri kumuhamagara. Ariko iyo utayemejemo iyi kode
ugihamagara ako kanya ntabwo amenya ko wamuhamagaye, bihita bikoreka ko ari bize bigahita birangira. Yego, nuza ugashyiramo ino kode rero icyo izagufasha, izagufasha abantu baguhamagaraga guhita badahita bakupa, ahubwo bazaba mbese MTN cyangwa telefone simukadi yawe mu gihe uri kuvugira kuri telefoni bagiye bababwira ngo waiting, call waiting. Iyi kode nshyize nkuhaye rero niyo bita call waiting. Call waiting ni ugutegereza, gutegereza uwo muntu nyine. Niba usanze ari kuyivugiraho ukamuhamagara bahita baguhereza iyi call waiting utegereza. Yego, iyi kode ni nziza cyane rwose izagufasha. Iyo ni kode ya mbere dutangiriyeho, izagufasha rwose mu bintu. Niba ukunda guhamagara abantu cyangwa uhamagarwa n'abantu benshi, ufite business n'ibindi byose, iyi kode izagufasha kugira ngo abakiriya bawe batazaba bagucika mu gihe baguhamagaye. Ujye ubona call waiting, mu gihe ubona ko baguhamagaye nyine nabo babone bafite waiting. Iyo ni kode ya mbere. Ikode ya kabiri wenda reka ndaza zino kode zose ngiye kubabwira ndibuze kukwereka uburyo wazishyiramo, ndaza kwereka n'uburyo wazikuramo. Twagiye dore uburyo wayikuramo. Noneho iyi kode uzakanda urwego 43 urwego, nurangiza uhamagara kuri simukadi yawe. Numara kwihamagara utegereze gato, bazakubwira ngo call waiting service has been disabled. Ubwo byabaye disabled, biba byabaye imbusane, kimwe cyemeye ikindi cyanze cyangwa byavuyemo byagiyemo, urumva ni imbusane. Ubwo ngo bavuga ngo call waiting has been disabled, yavuyemo nyine. Ubwo yavuyemo, ubwo aka kanya umuntu wamamagara njyewe ntabwo ndi kuvugira kuri telefone, ntabwo bamubwira ngo uyu muntu ngwenda ngo ari kuyivugira wapi, bahita bakwereka ko ndi bize ako kanya. Nabyo kukubwira ngo call waiting. Okay, twagiye kuri kode ya kabiri. Kode ya kabiri ni kode ya kabiri. Ikizagufasha ni iki? Iyi kode ya kabiri ni kode ushyira muri telefone yawe maze ukamenya neza niba hari abantu bakumviriza. Ayego, impamvu nashyizemo iyi kode muri no video, amakode yose nashyizemo ni abantu bose bagiye babimbazaho. Buri muntu wese wagiye umbazaho ikibazo kijyanye no kumviriza telefoni muri no video nabishyizemo byose. Nureba ino video yose urasobanukirwa ibintu byose bijyanye na call forwarding no kumviriza no guhuza amatelefoni, umenya amakode y'ingenzi ufite kumenya byose urabimenya. Okay, umuntu yarambajije arambwira ngo ni gute namenya niba hari umuntu unyumviriza. Yego, uko niko umuntu yaranyandikiye arambwira ngo ni gute namenya niba hari umuntu unyumviriza. Bamwe na bamwe noneho undi yaranambwiye ngo ngenda gutegera uzi unsanga ahantu undi yarari i Kigali mu mujyi, arambwira ngo ngewe ndagira ngo ndakwishyura 5,000 umfashe undebere rwose niba hari umuntu unyumviriza. Ibyo bintu nyine nta nubwo ari ibintu bikomeye, nta n'iminota 5 byantwaye, abanyishyura 5,000 anagira itike yo kuza no gusubirayo mba nagiye. Ariko urumva ni ibintu byoroshye cyane nawe ufite kwimenyera. Rero ni gute wamenya niba hari umuntu ukumviriza kuri telefone yawe? Wabimenya gute mu gihe uhuye n'icyo kibazo? Ukumva niba uri murakeka umugabo wawe, ukumva niba uri murakeka wenda boyfriend wawe, girlfriend wawe, sheri wawe, umugore wawe, umugabo wawe. Gute wabimenya noneho mu gihe uhuye n'icyo kibazo kimeze nk'uko nguko? Wakora iki mu gihe ushaka kureba niba hari umuntu ukumviriza? Rero dore ukuntu uzabigenza. Uzakanda akanyenyeri 67 urwego, nurangiza uhamagaye kuri simukadi yawe. Numara guhamagara kuri simukadi yawe uzategereza. Ahangaha baratubwira ngo call forwarding connection problem of valid, sangaho yanze. Twongere turebe, ariko ubwo ushobora kwanda atari uko bitagira wenda bidakundamo nta muntu unyumviriza. Iyi kode kandebe nanone kuri simukadi y'internet, zategereza gatoya. Baba bakibikurura wenda ntawamenya, baba bakiri kubikurura. Okay, ndabona byatinze, ariko kode ni iyi ngiyi.
iyi kode nuyishyiramo, uzamenya niba hari umuntu ukumviriza, uzabibona byose, uzamenya niba hari umuntu ukumviriza cyangwa abantu bakumviriza. Yego. Okay. Connection problem valid. Okay. Iyi kode ni ingenzi rero cyane, ugomba kuyimenya. Umunsi wahuye n'iki kibazo ukabona biragucanze, ugeze ahantu biragucanze, uzampamagare kuri ino nimero 0780841323. Ego, uko nabikozeho ubushakashatsi ni ibyerekana ko ari ino kode ndabizi neza. Uzampamagare kuri iyo nimero cyangwa 0884462937. Okay, reka dukikomereze kugira ngo video yacu itaza gutinda. Tugiye kuri kode ya kabiri, kwitabira undi muntu telefone cyangwa guhuza nimero yawe. Cyane cyane abo bantu nibo bantu benshi banyandikiye bambwira ngo ni gute nakumviriza umugabo wanjye, ni gute nakumviriza umugabo wanjye. Abantu benshi banyandikiye bafite icyo kibazo, bavuga ngo ni gute nakumviriza umugabo wanjye cyangwa ni gute nakumviriza umugore wanjye. Undi yarambwiye ngo yarari hanze y'igihugu, arambwira ngo ni gute nakumviriza umugore wanjye. Usanga ni ikibazo cyane, mbona iki kibazo cyabajijwe n'abantu benshi. Ariko ikintu ngiye kubakorera manga, ngiye kugusobanura noneho step by step kugira ngo umenye uburyo wamwumvirizamo. Ni kode tugiye gukoresha aka kanya. Dore ino kode tugiye gukora, uko ngiye kuyandika nawe uri kuzaza uyandika: akanyenyeri 21 akanyenyeri 25 0 78. Ahangaha rero icyitonderwa, abantu mwese mwagiye mumamagara mukambwira ngo ese ahangaha ushyiramo telefone yawe cyangwa ushyiramo telefone y'ugiye kumva. Ahangaha reka mbigusobanure neza. Ahangaha iyo uhageze ushyiramo telefone y'uwo muntu ushaka kumviriza. Ibi bintu ugiye gukora rero, ndibuze kugubwira telefone, ibi byose by'amakode ubikorera mu yihe telefone, byose ndibuze kubigusobanura. Urebe video kugeza irangiye, n'ubundi ntabwo itinda. Ahangaha uzashyiramo telefone, numara gushyiramo telefone shyiramo wenda 0880841323. Okay, numara gushyiramo uzashyiramo urwego, numara gushyiramo uhamagare kuri simukadi yawe ushaka gukora forwarding. Okay, urumva ko n'akantu bahise bambwira ko car forwarding yagiye. Bambwira ngo car forwarding registration was successful, bimaze kuba ko byabaye successful. Urabona ko hano ahangaha aka kantu ka MTN Rwanda car forwarding yamaze kujyamo. Ubu ngubu iyo nimero nshyizemo, ubu aka kanya yanyumviriza, yakumva ibyo mvuga. Aka kanya hagize umuntu umamagara, nawe bamuhamagara akumva ibintu ndimo ndavuga byose. Ibi bintu byose mbese ibintu byose nahamagara, wenda nk'urugero ahamagara umuntu, wenda reka mpamagare undi atari ino nimero, wenda nkahamagara wenda nk'ahangaha. Sorry, your airtime is below minimum balance. Urabona ko njya guhamagara, Please retry. Urabona nuko nta mayinite mfite ubundi bambibi. Sorry, your airtime is below minimum balance. Please recharge your account. Nk'ubu wenda reka ndebe ko hari iyo mfiteho inuza amayinite wenda yindi telefone mpamagare, ndebe ino car forwarding ndebe ukuntu ikora koko, ukuntu ikora. 0960909525 mpamagare ino telefone iyi. Nihamagare kandebera
reka mpamagare ino telefone wenda. Kubera ko telefone ntago byakunda kuyinyihamagara, impamvu bitakunda nuko simukadi nayihujemo izaza inyitabira telefoni iri muri no telefone ndimo ndahamagarisha. Uya mfite indi telefoni yindi iri ku ruhande ya gatatu niyo mpamagaye bigakunda, ariko ubwo nuko nguko uzabigenza. Uzakanda akanyenyeri uzakanda akanyenyeri akanyenyeri ni utunyenyeri tubiri 21 akanyenyeri 25 078 ushyireho nimero za telefoni zose numara kuzishyiraho wemezeho urwego uhamagare. Numara guhamagara ibyo bintu bizaba bigiyemo. Nuzaba ubikoze rero ukibikora gutyo uzaza ubasha kumva ibyo avugira kuri telefone yawe. Mu gihe bamuhamagaye nawe bazaba ubona call yiwe. Yego, dore kugira ngo ubikoreho ibi bintu noneho rero ni ugukanda akanyenyeri 21 urwego ugahamagara kuri simukadi wabikoreyeho. Iyo umaze guhamagara urategereza gato bakakubwira ngo call forwarding service has been disabled. Bakakanyamamagaye ya telefone noneho uko ako nabikuyemo bishobora gukunda. Reka turebe urabona. Okay, urabona yuko nuza byakunze. Yego, ubu ngubu mu kanya nahamagaraga ntabwo byakunda kuko namaze kuyikonekita. Okay, dore indi kode yindi nshaka kutumenyaho mbere yuko dusuza. Hasiga amakode 2 yonyine. Mwihangane rwose, video iri hafi kurangira, kandi mwibuke ko muri ino video nituyisoza ndibuze kubabwira ngo ibintu iyo ugiye kubikora bikore muri telefoni yihe cyangwa nizihe ngaruka z'ibi bintu. Ndibuze kubibasobanura byose uko bimeze. Twagiye ikindi cya kabiri. Dore indi kode ya kabiri rero. Kode ni kumva abahamagaye umukunzi wawe. Okay, ayaya ukuntu mbyitiranyije noneho. Iyi kode tuvuyeho 21 akanyenyeri 25 078 ugashyiraho urwego na telefone. Iyi kode tuvuyeho mwihangane, ntabwo ibyo twe turiho ndabona ko bitewe n'ukuntu negura ino video nagiye ndandika kugira ngo naza kubibagirwa ibintu, kuko nakoze ubushakashatsi ndabyandika ndagira ute, ariko ubusobanuro bw'inuza bwa kode mbuhaye indi kode. Ariko iyi ngiyi dore iyi kode nabahaye. Iyi kode ikikora iyo uri ahantu hatari amarezo, nyine, cyangwa reka mvuga ngo iyo uyishyize muri telefoni yawe umuntu ashobora kukwitabira telefoni. Yego, nk'urugero nk'aka kanya nshobora kuba telefone yanjye yazimye, yamara kuzima nkahita wenda mbona hasigayemo nka 3, nkahita mfata ahangaha ngashyiramo nimero ya telefoni iri ku murongo ako kanya kugira ngo baza kumamagara bataza kumbura, baza kumamagara kore yanjye ikaza yagera kuri njye, yabona telefone yanjye itariho igahita ikajya kuri ya nimero nemejemo. Nicyo ngicyo iyo nimero yagufasha kuba wayihamagara ukimamagara njyewe. Nk'urugero niba aka kanya mvuze ngo iyi nimero 0808411323 iyi nimero nemejemo, nibaza kumamagara kuri no telefoni bakambura, irahita ikata ijye kuri no nimero ya 0808411323. niyo iyi kode narindi kubasobanuriraho rero, niyo ndimo ndabasobanuriraho. Iyo ngiyo yemejemo rero bahita bakubwira nabyo ni byande twabonye n'ubundi, bakubwira ngo call forwarding was successful. Waba umaze kubikuramo bakakubwira enabled. Kubikuramo nibiriya tubonye nyuma, nibyo ngibyo twabonye, ntago tubibugarukeho. Noneho twagiye ku kindi gice ahubwo kuri kode y'uburyo wakumvirizamo umuntu. Ibi bintu ndagira ngo uzabitandukanye neza, wowe uri kureba ino video ubitandukanye neza. Okay, dore uko wabigenza rero kugira ngo mu gihe uri ushaka kumviriza umuntu ukanda akanyenyeri 62 akanyenyeri
kode y'igihugu. Iyi kode ndi kubanzaho ni kode y'igihugu. Iyi kode y'igihugu nuyibagirwa byose bizapfa. Iyi kode y'igihugu nuyibagirwa byose bizapfa. Okay, uzarangiza numara kuyitegura uzashyiraho nimero za telefoni uhereye kuri 7 wenda 084323 uhamagare. Numara guhamagara bazakubwira uku nguku, uzategereza gatoya bakubwire ngo registration was successful, bivuze ko nuza ikore yawe yagiyemo. Okay, bamaze kukubwira ko nuza car forwarding yawe yagiyemo. Iyi ngiyi nubwo bisaba ngo hajemo karakantu ko hejuru, iyi ngiyi yo kumvirizamo umuntu rero niba n'ikibazo cyayo noneho iyo wabishyizemo nta nubwo uwo muntu yamenya ko wabishyizemo. Nk'urugero nk'ubu birimo ariko kakantu ko hejuru twabonaga ngo ka car forwarding ntabwo kagaragara. Bivuze ngo iyo wamaze kubishyiramo ntabwo uwo muntu yamenya ko urimo uramwumviriza, ntabwo yabimenya tu. Yego, noneho uko nguko niko wabigenza, ukajya wumva ibintu abantu bose bamuhamagaye bose bakiguhamagara, kori ikuzaho baramuhamagara nawe igahita telefone yawe yaka. Yego, tugiye kuyisoza noneho. Hari kode yindi, hari kode isa nk'iriya yindi twavuyeho mbere ya 21. Iyi ngiyi yitwa ngo *61 okay urwego. Iyi ngiyi ushyiraho nimero za telefoni, ubanza kode y'igihugu ugashyiraho nimero za telefoni. Iyi kode niyo kwitabira undi muntu nyine. Kwitabira undi muntu bisobanuye iki rero? Ashobora kuba ari ahantu hari mu kibaya ahantu runaka mu kibaya, telefoni ikaba iriho ariko akaba adafite network, cyangwa igihe nanone ari busy, cyangwa igihe nanone ari telefone ye yamuzimanye, cyangwa igihe nanone telefoni yiwe mbese itari gupfa kwitaba umuntu wenda network yabuze network. Iyi nimero uyishyizemo mu gihe abamuhamagaye bose barimo baramuhamagara bakabona nyine, ugasanga ntago uri kumubona, kori zazita ikata ijye kuri no nimero. Yego, video yacu reka tugire tuyisoze kuko ndabona yatinze. Murabona ko bwije na video nayikoze hafi saa 5 zirageze ndimo nakora ino video. Okay, mbere yuko nsoza ino video noneho reka mbabwire ingaruka z'izi video z'amakode abiri ngiye kukwereka. Kode ya mbere ni iyi ngiyi *62 nimero za kode y'igihugu 08 084323. Iyi kode ingaruka zayo ni izihe? Ubundi se wakivuga ngo wakibaza ngo iyi kode ninayiguhaye kugira ngo igiye ikora iki? Iyi ngiyi ni ya kode yo kujya wumviriza ibintu byose umuntu avuga, umukunzi wawe avugira kuri telefone. Iyi kode rero nuyishyiramo muri telefone yawe ukayemeza, dore ingaruka zayo noneho ukabyemezamo, nawe aba yahabwa uburenganzira bwo kujya acyumva akajya kwitabira telefoni. Yego, iyi kode yiwe yesitaye muri telefoni yawe ugashyiramo telefoni yiwe, kuri we nawe hari igihe nawe abaguhamagaye bahita bakata bakajya kuri we. Ariko rimwe na rimwe bikunda kudakunda, ariko nanone andi mahirwe nyine undi mwaka navuga kuri wowe nyine, hari igihe kode zawe nanone zimujyaho nawe kumva ibintu uvugiye kuri telefoni. Niyo mpamvu ibintu ufite mbere y'uko ubikora ugomba kubanza ukabikoraho imyitozo, ukabira ngo ese nanjye ninzabamamagara azaza abyumva, cyangwa hari igihe telefoni bisetinzemo. nk'ubu hari amatelefoni yaje nk'abantu bagiye banyandikira, nagiye mbasobanurira babwira ngo impamvu bitarimo birakunda ibintu by'amakode cyane ni ukuri amatelefone yaje, hari amakode leta yagiye ikura muri telefoni kubera umutekano w'igihugu. Yego, ndongeye mbisubiyemo impamvu aya makode menshi atagikora nuko ari ukubera umutekano w'igihugu. Telefoni nyinshi bagiye bazikuramo ayo makode bayitesha agaciro. Iyi kode rero nayo nujya kubikora uzabanze ubigenzure neza. Indi kode ni iyi ngiyi *61 ni yandi yo kwitabira umuntu nanone, ugashyiraho kode. Yego, ugashyiraho kode. Yego, muri hangana gatoya,
ugashyiraho nyine kode 13 ugahamagara iyi kode nayo. Iyi ngiyi nayo kwitabira umuntu nawe hari igihe yajya kwitabira telefoni mu gihe ari ahantu hatari amanetiwaka, ahantu mu gikombe, ahantu hatari mbese abamuhamagara batarimo barabasha kumubona, ukamwitabira telefoni. Nawe rero nawe nuzabura ahantu hatari amanetiwaka, nawe ashobora kukwitabira telefoni bigakunda rwose 100% bigakunda. Rero ibintu ngusobanurira aha ngaha, ndagira ngo mbere yuko ubikora uzabanze ubigenzure neza. Okay, kubikuramo mbere y'ibi byose ni gutya 02 gukuramo ayo makode yose ugahamagara kuri simukadi yawe. Nubikora kode zose zabaga wari washyize muri telefoni yawe zireta zivamo. Izi kode ebyiri zigufasha kuba rwose ibintu byose byagiye wari wabishyizemo bivamo burundu, bikavamo aya makode nguhaye. Okay, ukeneye kugura subscribe, ukeneye kugura views, ukeneye kugura watch time, ukeneye kugura channel zabaye monetize, byose tubigufashamo. Ngiye mwabanaga muri no video nitwa Mwesigye David. Ukeneye kumamagara cyangwa kunyandikira, nimero ndimo ndakoresha muri iyi minsi ni 0808411323 cyangwa 0888496237 cyangwa ndikubwira ino nimero yindi ngiye kuba ikora kuri WhatsApp gusa ni 0844184741. Izo nimero zose nguhaye zirakora. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye muri ino video. Urabona ko video twemeye tukayikora saa 4:15 kugira ngo mbashe kubasobanurira kino kibazo. Abantu mwe mufite icyo kibazo rero ndizera ko mukemutse. Muribuka ko twakoze video yinuza yahanga ya car forwarding hano hejuru, twayikozeho yingi car forwarding. Ndaza kubizirikana nzirikane nayo mite nyishyira muri nuza muri description, ku buryo urareba yingi y'amakode ukahita ugenda ukareba n'indi hasi n'indi ugahita umanuka ukareba yingi tumaze kuyisoza ingi y'amakode uhita ureba ingi ya car forwarding. Nari nabigusobanuriye wenda biciyemo mwincamake kugira ngo video yacu tuyisoze nubwo yatinze cyane muri hangana. Tugiye kureba uburyo dore murabona inzira ya mbere ni ingi yitwa ngo always forward. Ni igihe ushaka kugira ngo abantu bose bazabaguhamagara bajye bajya kundi muntu, uraza aha ngaha ugashyiramo nimero ya telefoni ushaka umuntu akajya kwitabira telefoni. Aha ngaha indi ya kabiri ni igihe uba uri busy. Igihe uri busy ugashaka ushyiramo telefoni abantu bazaguhamagara bagasanga uri busy, igikati ijye kuri uwo muntu, nabyo urabikora twarabibonye. Okay, aha ngaha we ni igihe ahanga ni igihe watinze kwitaba. Igihe baguhamagaye telefoni yawe ikikuraho bwa mbere, ubwa kabiri telefoni yawe irakata ikajya kuri uwo muntu ahangaha uba washyizemo telefoni yiwe. Iya kane n'ahangaha ni igihe uba uri ahantu hatari amanetiwaka cyangwa uri mu gikombe uri ahandi. Urumva ko bigenda gukorana n'aya makode dusorejeho, yego. Ariko ibi ngibi bya car forwarding nibyo bikora cyane kurusha ariya makode, kuko ahangaha iyo wabisetinzemo bigumamo. Ahangaha uraza ugashyiramo nimero ya telefoni ikagumamo burundu, keretse ugarutse nk'ahangaha ukongera ukabikuramo, yego. Noneho ahangaha ni igihe uri ahantu mu gikombe, mu kibaya, ahantu nyine hatari amanetiwaka. Ahangaha iyo uhari rero ikintu ukora wemezamo nimero ya telefoni nk'umuntu wenda wagiye munsi hasi mu kirombe, ushobora cyangwa n'ahandi hantu hatari amanetiwaka ushobora gusetingamo muri simukadi yawe, muri hano muri when unreachable wenda sinzi, ushobora kubisetingamo ukavuga ngo uyu muntu iyi nimero nemejemo ijye ubasha kunyitabira telefoni, yego, ujye ubasha kunyitabira telefoni. Ubwo urumva rero n'ahangaha wabisetinzemo uyu muntu yajya kubasha kwitabira telefoni mu gihe uri ahantu hatari amanetiwaka cyangwa ahantu hatari amarezo n'ahandi hantu hose, yego. Ariko ikinyamukuru muri ibyo ngibyo yuje ugakora ahangaha handitse ngo always forward. Ubu ushatse kuvuga ngo igihe cyose yaba ari busy, yaba yatinze kwitaba, yaba yagize ute, ubwo nuza ukemeza hano hambere ibi byo hasi byose uzaba ubikoze, yego. Ariko nuza ushaka guhitamo kamwe muri utungutu, igihe ari busy, igihe hatinze kwitaba, igihe ari ahantu hatari amanetiwaka, ukaza ukabihitamo ahangaha. Ibyo ngibyo rwose
ubwo bizajyamo 100%. Yego murakoze cyane mwabanaga nanjye Mwesigye David, rwose mwihangane ndimo ndabategura video y'ubwenge nziza yindi ya kabiri y'uburyo wakoresha internet y'ubuntu. Internet y'ubuntu niyo ndimo ndakoresha muri iyi minsi, na megabyte. Abantu mufite ikibazo cya megabyte ngiye kukibakuraho rwose. Niba dusuzanye no video yandikiye muri comment mugire ngo Mwesigye turasuzanye no video rwose. Niba rwose dusuzanye muri no video unyandikire kuri WhatsApp, umereze iyi mibare 002. Nurangiza numara kunyandikira unyandikire ngo 002 izi code. Numara kuzima wowe uze kumbaza ikibazo cyose ushaka ko niba ushaka ko nagufungura na channel ndahita nyigufunguraho rwose. Ubwo iyi no video uraba wayirebye ukabona yisoje. Yego izi code umuntu uraza kunyandikira, apana nimuzishyire muri comment, ahubwo muzohereze kuri izo nimero, za nimero nabahaye 088 084 13 cyangwa 088 49 62 937 cyangwa 088 44 17 41. Ibyo bintu, izo code iyo nizo nkuhaye niyo uraza kunsaba ikintu cyose ushaka. Ninumva kidakomeye ndahita nyiguha ako kanya rwose. Yego ariko nagura aho ngaho. Murakoze cyane mwabanaga nanjye Mwesigye David, Imana nikomeze bamera umugisha, tuzasubire muri video y'ubutaha. Ego murakoze cyane. Muribuke ko turimo turakora filimi, mwibuke ko iyo filimi rero ari ngombwa ko dukomeza tukayireba, yitwa Igenoge series. Okay, ciao, reka dusoze, reka turyame. Nubwo ndabizi neza izi video muzazireba ari ku manywa, ariko nakumva nagize kujya mu basobanurire. Murakoze cyane rero, Imana nibamera umugisha.